Amahoro y'Imana bene data, twishimiye kubana namwe. Imana ihabwe icyubahiro kandi umugisha w'Imana ubazeho. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyiza dukurikirana hamwe namwe kuri shene Ukuri kw'Ijambo dusoma, kivuga imbaraga z'Imana cyangwa gukora kw'Imana ku barangije kuyizera cyangwa ku bayizeye. Hanyuma niba utarakanda kuri subscribe, turagusaba gukandaho kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, kandi n'inkunga yawe ikomeye kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Hanyuma rero reka tubasomere amagambo amwe akubiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Tuje kubabwira imbaraga z'Imana. Impamvu tuje kubabwira imbaraga z'Imana ni uko hano mu isi cyangwa mu bihugu dutuyemo hari imbaraga zindi zikora kandi tukazibona, ndetse abantu bamwe bakaba baratangiye kuziringira kubwo kwibagirwa cyangwa kutamenya imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Reka dusome aya magambo. Ni amagambo ari mu gitabo cya Yosuwa, igice ni icya 6, igice ni icya mbere, igice ni icya mbere, umurongo ni uwa 5, aho Imana yari itoranyirije Yosuwa kugira ngo asimbure Mose. Yosuwa agira ubwoba ndetse yumva ntazabibasha, yumva kubw'imbaraga zindi n'urugendo Abisiraheli bari bafite atazabishobora, ariko Imana imubwira aya magambo ari ku murongo wa 5 avuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi Imana yacu ishimwe ko Imana itubwiye ko iguhamagaye ikagutoranya ikaguha umurimo ukaba wizeye, nta muntu n'umwe ubasha kuguhagarara imbere. Ibi byajyaga biba kuri Mose ubwo yabaga avuye kuvugana n'Imana, ubwo yabaga yatindanye n'Imana akamanukana ubwiza bwayo, ndetse Abisiraheli bakamutinya, bagatinya no kureba mu maso he, kuko yabaga yambaye igitinyiro, yambaye ubwiza, yambaye icyubahiro. Nta muntu rero wabashaga kumuhagarara imbere ngo amuvugeho amateshwa cyangwa amahomvu, ahubwo yabaga ari umuntu utinyitse. Niyo mpamvu ndimo gukangurira abantu b'Imana bizera Imana kugira ngo igihe cyose bari imbere y'Imana bajye bayisaba kuhakura ubwiza n'imbaraga. Igihe cyose uvuye mu masengesho, igihe cyangwa uvuye mu butayu, igihe uvuye mu bihe byo gusenga, wagombye kuba wambaye ubwiza bw'Imana, wambaye icyubahiro n'igitinyiro. Nta murozi waguhagarara imbere, nta mugizi wa nabi waguhagarara imbere, cyangwa umugambanyi cyangwa umwicanyi. Ubundi abana b'Imana twagombye kuba twambaye igitinyiro n'icyubahiro kubera ko tubana n'Imana kandi n'ubwiza bwayo. Ahangaha Imana yari imubwiye ngo nta muntu wabasha kuguhagarara imbere. N'imbaraga z'Imana zikorera ku muntu warangije kwizera amaraso ya Yesu. Iyo wizeye amaraso ya Yesu, nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere, nk'uko bivugwa, nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. Icyo gihe uba ufite ubutware, ufite igitinyiro, ufite icyubahiro ndetse n'ubwiza, wahindutse ukundi kubera ubwiza bw'Imana, nk'uko byagendekeraga Mose igihe yabaga ari ku musozi. Ikindi cya kabiri, izi mbaraga z'Imana zajyaga zikoresha Mose akoresheje inkoni, byagaragaye imbere ya Farawo no ku nyanja itukura. Ahangaha Imana yashaka kumwigisha cyangwa kumwereka ko no kwereka abantu ko ariyo Mana yonyine, nta yindi Mana. Izi ni imbaraga z'Imana zakoreraga mu nkoni ya Mose kandi yarazigendanaga. Yabaga yanibagiwe ko afite imbaraga, Imana ikamwibutsa ko afite inkoni. Imana ihabwe icyubahiro. Cya gatatu, ni imbaraga z'Imana mu rugendo rw'Abisiraheli. Imana yakoresheje cyane mu buryo bwo gukura muri gereza yo kwa Farawo aba Bisiraheli bari baheze mu buretwa, bari baheze mu bibazo, bari baheze mu ngorane, ariko Imana ibakuzamo amaboko yayo ikoresheje ibyago 10. Izi nazo ni imbaraga z'Imana. Biriya byago yateje nabyo biri mu bushobozi bwayo. Hanyuma icyago cya 10 ari nacyo cy'abana b'imfura bapfuye bakarimbuka. Ikintu cyose cyavutse ari imfura kigapfa, n'imbaraga z'Imana yakoresheje kugira ngo ibereke ko ibakunda, ndetse imbere ya Farawo n'imbere y'amahanga ibereke agaciro kabo, ko hari n'abapfa ariko kugira ngo babohoke bave mu buretwa. Ni nako Imana ijya itugenzereza natwe dufite ibibazo cyangwa dufite ingorane, igakora ibikomeye byereka abantu ko Imana idukunda kandi ishaka kugira ngo tubohore.
Abisiraheli rero ari imbaraga z'Imana yakoresheje kiriya gihe ngiye kubabwira, ushobora kuba warabisomye cyangwa utari wakanabyumva, ariko bakenyeye inshuro imwe bakweta inkweto ubwo bari mu ijoro ryo buri buke bagenda, niho bambaye imyenda, niho bambaye inkweto. Hanyuma Bibiliya igaragaza ko izo nkweto bambaye n'iyo myenda bambaye ariyo barinze bagerana i Kanani. Imyenda ntiyabasaziyeho cyangwa inkweto zibacikireho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Izi ni imbaraga z'Imana zakoze icyo gihe. Tuje kukwibutsa imbaraga z'Imana zikora no mu bigoye no mu biteye ubwoba. Imana ntago ijye ibura ukuntu igenza, yiheje icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ikikurikiyeho bariye inyama kabiri. Aka kantu karakomeye. Ubwo bahagurukaga mu Egiputa babaga umwana w'intama, niho bariye inyama. Hanyuma bongera kurya inyama igihe bari bazikumbuye, batakira Mose ngo bakeneye inyama. Imana ibohereza inturumbutsi z'inkware. Izi nazo ni imbaraga z'Imana kugira ngo abantu mu rugendo rw'imyaka 40 barya inyama kabiri. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Imana ifite ubushobozi bwo kugutunga no kukubeshaho, ndetse n'icyo washyikiriye kiba ubushobozi bwawe. Muri make muri urugendo bari bahaze, bari bashize inyota, bari bashize inzara kubw'igitangaza cy'Imana. Izi nyama bariye kabiri konyine, ubundi bakomeje kurya amano. Imana yabigishaga iki? Yabigishaga kunyurwa. Hari ukuntu Imana ijya gukorera ikintu igira ngo ikwigishe kunyurwa mu buzima bwawe. Nuko Imana ijya ibeshaho abantu. Iyi Mana abantu bakerensa, iyi Mana abantu batakariza icyizere, sinzi ahantu babikura, kuko ni Imana ishobora byose. Ikindi, Abisiraheli bararwaye, ariko barwaye rimwe gusa igihe bacumuraga, hanyuma Imana ikohereza inzoka zikabarya. Ariko muri izi nzoka zabariye benshi barapfuye. Imana yagira ngo ibigishe iki? Yagira ngo ibigishe kwizera ibyo ivuze, igira ngo inabereke ko hari uwo kwiringirwa, ariyo Mana yonyine, nta wundi wo kwiringirwa. Ahangaha niyo yategetse Mose gukora inzoka, ayimanika ku giti, hanyuma ategeka ko abayireba bose babasha gukira. Inzoka yashushanyaga umucunguzi uzaba mu bantu, abamwizeye bose bagakira, bagakira uburibwe, bakaba bazima, bagakira ibyaha, bagakira n'urupfu rw'iteka. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ikindi, banyoye amazi inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere bari bafite urutare. Ni ikintu gikomeye cy'igitangaza, nacyo gitangaza gikomeye Imana yabakoreye. Bari bafite urutare rwagendaga muri bo rukagendana nabo, ariho bagize inyota babwira Mose ngo bakeneye amazi. Imana ibwira Mose ngo nakubita igitare banywa amazi. Icyo gihe banyweye amazi bashira inyota, ntibongeye kugira inyota ukundi. Izi ni imbaraga z'Imana turi kukubwira, kugira ngo nawe niba wumva gucitse intege, niba wumva gutenteburitse, umenye ngo Imana turi kumwe, Imana iri muri twebwe, Imana ikorera muri twebwe, ifite imbaraga, ifite ubushobozi bwo kukugirira neza. Iyi ni nshuro banyweye amazi, ni igihe bari bageze i Beri. Imana yabateguzaga cyane kuzamuka umusozi bita Pisiga. Ibwira Mose ngo nteranyiriza abantu mbaha amazi. Aha i Beri rero niho banywereye amazi. Amazi abasha gutuma bazamuka umusozi wa Pisiga. Iyo mpinga ya Pisiga yari igoranye cyane, babasha kuyizamuka mu buryo bw'igitangaza kubera amazi banywereye i Beri. Imana rero ifite ubushobozi, ifite n'imbaraga, nta kintu cyayinanira. Tuyigarurire icyizere. Hanyuma ikindi ni inkingi y'igicu yabajyaga imbere. Inkingi y'igicu yabajyaga imbere nijoro, ikaba inkingi y'igicu cy'umuriro. Tubwire abantu ko mu butayu ni ahantu hashyuha ku manywa, ndetse hejuru ya dogere 50. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ubwo bushyuhe bwagutwika ukanashirira. Ariko kubera Imana yabanye nabo mu butayu, nta kintu bigeze baba kuri ubwo bushyuhe. Imana yabarinze izuba, ibarinda n'imbeho ya nijoro. Kuko mu butayu nijoro hakonja munsi ya dogere 0. Bivuge ko nijoro wahinduka barafu. Ariko ahangaha inkingi y'igicu yabafashaga kota, bagashira imbeho, kandi bakabasha kubaho, bakagendana n'Imana. Iyi nkingi y'igicu niyo yabayoboraga. Ni nk'uko natwe dufite umwuka wera adufasha, kandi tugira inama, anatwihanganisha muri byose. Iyi Imana irashoboye, muyigarurire icyizere. Ibi ni ibintu bikomeye Imana yakoze. Izi ni imbaraga z'Imana ziruta imbaraga z'abadayimoni, ziruta imbaraga za Satani wigaruriye abantu, ziruta imbaraga z'abapfumu, ziruta n'imbaraga z'abarozi. Iyi Mana yagendanye n'Abisiraheli, ikabana nabo, na n'ubu iracyariho. Uko yari iri kera n'ubu iracyahari.
ihari ibasha gukora, yabasha kugukura mu kaga, yabasha kugukura mu ngorane, yabasha kukugaburira, yabasha kukwambika kandi yabasha kukurwanira, yabasha kukwambutsa mu bibazo, yabasha kugukura mu bitaro, yabasha kugukura mu rupfu. Iyi Mana tuyigirire icyizere, Imana irihagije. Ikindi mu mateka y'isi ni igitangaza gikomeye cyabayeho, aho Imana yambutsaga Abisiraheli inyanja itukura, ikamije iyi nyanja. Abisiraheli barenga 2,5 miliyoni bagatambuka bakagenda, ikabatungira mu butayu, ikabacisha inzira z'ikizigu, ahantu bagomba gukora urugendo rw'iminsi 11 nibura bigera ku byumweru 2 bakahagenda imyaka 40. Ahangaha Imana yagira ngo ibigisha iki? Yagira ngo ibakuremo umuteto. Uru ni urugendo Imana yabakoresheje, ariko ibasha kubatunga. Gutunga ukoresheje Mose cyangwa Yosuwa abantu barenga 2,5 miliyoni ukabatungira mu butayu nta sambu, badahinga, bariho bagenda, ni igitangaza gikomeye. Mu mateka y'isi rero niho byabaye ko inyanja ikama, abantu bagatambukira humutse, kandi ababakurikiye bose kubw'umugambi w'Imana no gushaka kwereka Abisiraheli ko ibarokoye ubunyage ndetse n'ubuhake bwa Egiputa, ititaye ku mafarashi ya Farawo, ititaye ku magare, ititaye no ku ngabo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Hari ibintu Imana igiye gukora kubw'imbaraga zayo, ititaye ku mafarashi, ititaye ku magare, ifarashi n'uwihetse ikabiroha mu nyanja kugira ngo ubwoko bw'Imana butambuke. Sinzi ikibazo ufite, sinzi n'icyifuzo ufite, ariko naje kukubwira imbaraga z'Imana zimira izindi. Imbaraga z'Imana yakoresheje itwara Abisiraheli ibajyana i Kanani, bahagurutse i Gosheni bakataha i Kanani. Mu gihe cy'imyaka 40 yabanye nabo, igendana nabo, abashatse kwishyira hejuru, abashatse kuyipinga. Muribuka ko hari n'ab'ubutaka bwasanye bukamira, barimo bayambu na bayambure n'abakora. Bivuze iki rero? Bivuze ko muri uru rugendo nta kwigumura guhari, ahubwo tumenye ko Imana ari Imana ishobora byose. Tuyikorere, tugendane nayo, izatuneshereza, izaba mu ruhande rwacu. Ndashaka gusengana nawe warucitse intege, ndashaka gusengana nawe wumvaga imbaraga z'Imana zirangiye. Ndashaka kubwira ngo Imana iracyakorana n'ubu ngubu, na nyuma ya zeri irakora. Maze iminsi ifite ijambo rikomeye ngo na nyuma ya saa sita irakora. Ushobora kuba mu gitondo wari umeze nabi, saa sita umeze nabi, saa 8 umeze nabi, saa 9 Imana ikakugarukaho, cyangwa saa 10 cyangwa saa 11, Imana igahindura ibintu. Hanyuma rero Imana yabikora, nta kinanira. Mwakira amagambo y'Imana. Reka dusengane namwe hanyuma kugira ngo imbaraga z'Imana zibagarukeho, zongere gukora, zongere kutuneshereza, zongere kuturwanira. Kandi ndabwira abantu bambaye imbaraga z'Imana ko zitandukanye n'izindi mbaraga. Hari amakuru maze kumenya muri no minsi y'umuntu wari umwagenti, hanyuma haza imodoka ya Vigo iraparika, baramusuhuza. Bamusuhuje gusa byonyine birangira bamujyanye, birangira bamwambuye, birangira bamutwaye jire, birangira bamutwaye amafaranga, baranamusambanya. Bivuge ngo kuvugana nabo byonyine, imbaraga bari bafite za kidayimoni, za gishitani, nizo zamukuruye zimutwara ibitekerezo, birangira bamwibye. Ariko ndakubwiza ukuri ko uramutse ufite imbaraga z'Imana ntabwo icyo gikorwa cyako, ntabwo ibyo bintu byakubaho. Niyo mpamvu dukangurira abantu kwambara imbaraga z'Imana kugira ngo dutsinde abarozi, kugira ngo dutsinde imbaraga zindi za gishitani. Nta muntu rero n'umwe wabasha kuguhagarara imbere. Nanjye byigeze kumbaho ubwo nari nuzuye imbaraga z'Imana, nyoboye icyumba cy'amasengesho, ubwiza bw'Imana bundiho, umuroza mpagarara imbere, hanyuma ndamubwira ngo niyature. Aho kwatura atangira kuvuga abantu yishe, arabatondekanya. Hanyuma Imana imushyiraho iherezo. Ndababwiza ukuri ko uwo murozi yaje kugira iherezo ribi, yapfuye nabi. Ayo mateka narayavuze, ndetse n'ababizi barabizi. Hanyuma rero nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere igihe wizeye ishobora byose. Reka dusenge. Mana, turagushimye ko ushobora byose, uri umwami, uri rubashugira neza. Tugushimye ko tubwiye amagambo meza, amagambo akomeye, amagambo yo kutubwira kuri Imana yabanye n'Abisiraheli. Natwe wagendana natwe mu gihugu cy'u Rwanda, wagendana n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, wagendana n'abatuye isi yose bakwemera kandi bakakwizera, wakorana nabo, wakiza abarwayi. Mwami, wakubakira abantu ingo, wasenyera Satani, ugasenya n'ibihome byiwe. Mwami, wakwubahisha umuntu ukamuhesha agaciro kandi ukamuha icyubahiro, wamurwanira ukamurengera, wamutabara kandi urwaye wamukiza. Ikibazo n'ikibi cyawe tuzi ko byose ubikora, kandi ubikora kugira ngo izina ryawe ridatukwa, mu izina rya Yesu, amen.